Yes, greetings ladies and gentlemen. Tubaye ikaze none mu kiganiro Kivu Sport Updates. Nk'ibisanzwe n'ubundi ndi kumwe na Kakule, twari tumaze igihe tudakora kubera ko hajemo igisibo, nyuma y'igisibo n'ubundi bikorwa by'imyidagaduro byahagaze kubera ko tuba turi mu gihe cyo kwibuka. Birumvikana, so twavuye mu gisibo twinjira mu cyumweru cyo kwibuka. Nyuma yaho rero championnat zaragarutse mu Rwanda, rero tugiye kwibanda. Kakule, meze neza? Meze neza, ndashima Imana kabisa, meze neza cyane. Ndashima Imana, ariko imvura imeze nabi. Hanze imvura imeze nabi cyane. Twagombaga kwa twakoze imbere y'igihe, ariko buraza kutwihanganira nimuza kubona ikiganiro dutinzemo gake cyangwa mwumva sound hanze. No kubera ko ikirere cyagoranye, ariko ntago byatuza gukora nyine. Ntago byatubuza. Tumaze igihe tudakora, hari ibintu byinshi biba bivugwa. Twavuye mu gisibo tujya mu irayidi irarangira, kurikiraho ukwezi ko kwibuka. Ibintu tuba tugomba kubahiriza nabyo. Rero nubwo twongeye guhuguka ngo twongere tubagezeho ibivugwa muri siporo yacu nyarwanda. Dukomeze n'ikiganiro Kivu Sport Update nk'ibisanzwe kwa gatanu. Akenshi hari abantu badushinja ngo tuvuga mu Rwanda cyane gusa, ariko uburayi byo murabizi ko amashampiyona ari kurangira, ariko ikituraje inshinga ni Champions League cyane. Tuzaganiraho ku munsi wo kuwa mbere, kuko kimwe cya kabiri asigayemo amakipe ane. Tuzaganira rero kuri match zahuza Arsenal na Paris Saint-Germain kuwa kabiri, n'izahuza Barcelona na Inter de Milan kuwa gatatu. Gora uzadutegura usesenguzi uko abakinnyi amakipe azaba yamaze. Hari umuntu wanyohereje akantu ngo Arsenal ngo ngigeze muri kimwe cya kabiri ngo hari umuntu upfa ngo ntabwo yatwara ku Champions League. Kandi nabonye kare barambwira ngo ahubwo ngo iyo hari umuntu wapfuye ukomeye ngo ikipe mu Bwongereza itwara Champions League. Barabihuza na papa bagenda batubwira mu myaka yose yashize ukuntu ikipe zagiye zitwara ibikombe, twumva n'umuntu w'igikomerezwa wapfuye. Ariko nibyo ntabwo tubizi. Gusa njyewe nk'umufana wa Arsenal, nkurikije uko Arsenal imeze muri Champions League, urabona ko ari ibirani biri gushyira imbaraga. Nkurikije nka match bakinnye ejo bundi na Crystal Palace bakagomborwa ibitego 2, urabona ko Arsenal inombere yayo kuri Champions League cyane. Kuko Arteta bamutunze mikoro baramubaza se kuki Bukayo Saka mubanje hanze. Avuga ati kuri match ya Ipswich yagize ka injury avamo, kandi ni umukinnyi nkeneye cyane. Niyo mpamvu uyu munsi rero navuze atereka mu ruhure kugira ngo ndebe ko match yo kwa kabiri ari umuntu nzifashisha. Kandi ibyo nibyo kahite n'andi makuru ari mu ikipe ya Arsenal. Usiko umukinnyi bita Thomas Partey, mu mediateur mwiza cyane, ngiye nanjye nemera. Contrat ye irarangira mu kwezi kwa gatandatu. Hari habayemo rero yuko uri kwitwara neza cyane. Arteta yavuze yuko ashobora kumurekura akagenda, yifuza witwa Martin Zubimendi ukina mu ikipe ya Real Sociedad. Ariko maranje bakora amabara. Nyine ni bya bindi bya Arteta byo kudakunda abanyafrika. Wa Espanyol urabizi ku bintu by'irondaruhu ntabwo bakunda abanyafrika cyane, ariko hamwe n'ubuyobozi bwa Arsenal n'abandi bantu bo muri Arsenal bavuze ati uyu muntu turabona yadufasha. Nabonye ejo bundi Arteta asuhuza Thomas Partey n'umukunzi we n'umwana we. Mbona nyine abishimiye, ari mu byishimo. Menya ariko kanyamuneza katumye avuga ati uyu muntu namugumana. Arashoboye, kandi Partey ntabwo ashaje ku buryo avuga ngo wamurekura, kuko Partey ntiyabura kugwa izindi sezo ebyiri. Urabona uyu manager director wa Arsenal mushya bazanye, bavuga yuko afitanye umubano mwiza n'umuntu bita Zubimendi n'umuntu bita Victor Gyökeres uramwataka Sporting Club de Portugal. Bafitanye nyine umubano mwiza, kuko urabona ko Arsenal icyo yifuza nanjye mbona cyiza cyane. Arsenal yifuza kuzongeramo abakinnyi batatu. Kuza kongeramo Zubimendi, ikongeramo Nico Williams ukina muri Atletico Bilbao, sinzi niba umuzi, ukinira Espagne, umuwinga mwiza cyane wadufasha. N'umwataka bifuzaga hagati ya Gyökeres, Alexander Isaac n'uwo bita Benjamin Sesko. Tubonye Isaac arahenze cyane, nuko ahenze, kandi Arsenal ikaba idakunda gusohora amafaranga menshi. Umuntu urengeje miliyoni 100 kuri Arsenal ubu ngubu basigaho nari kibazo. Amenyereye shampiyona y'Ubwongereza, yadufasha cyane nk'umuntu umenyereye shampiyona. Yari kuba choice nziza niba koko Arsenal yifuza gutwara igikombe igasohora amafaranga, ariko rimwe byo baba badashaka gusohora amafaranga. Ariko Victor Gyökeres ni umuntu udahenze kugura miliyoni 50 z'amapaundi, nagahenze, kandi ni umukinnyi umaze kuba top scorer imyaka 2 ifatanye, utsinda ibitego hejuru ya 40 buri sezo. Wenda ashobora kuzaba umukinnyi mwiza muri Premier League, kuko buri Arsenal kubaza imikinire yayo igira ibyayo, ariko kubaza imikinire ya Arsenal cyane kubaza imikinire ya Arsenal.
umwataka wese w'umubiteri ya fitting. Arsenal iri mu makipe agera muri box ya adversaire inshuro nyinshi. Ifite mediane ikomeye. Captain Odegaard, Rice na Thomas Partey n'abakinnyi rwose basifasha guhuza defense na attack. Rero cyane tukuntu narindimo ndabyumva nkurikije ko Thomas Partey atari umukinnyi wenze na Zubimendi, nifuzaga ko na Zubimendi yaboneka na Thomas Partey akongera kontra ntacyo byadutwara. Nanjye niko ko dukunda kugiramo amasheke cyane muri mediane. Wing back ya tugomba kwikenera cyane kuko Raheem Sterling ni umukinnyi tubona ko dushobora kutazakomezanya nawe. Ora bakoze rero no kumugura. Turacyafite umwana muto ukizamuka no Anerin, umwana ukizamuka utari umuwinga wo kuri 11 cyane ukunda gukina kuri 7. Yego. N'abakira imyanya nyine dukeneye yamba backup cyane. Muri Arsenal buriya reka dutegereze. Hanyuma ikindi kubigaragara Liverpool isigaje kunganya umukino umwe mu Bwongereza igatwara Premier League mu mikino 5 isigaye. Ko mu gihe byasaba gutsinda umukino Arsenal yahise ziranganya. Ahubwo ahantu bikomeye. Arsenal irarusha Nottingham Forest. Irarusha Newcastle. Yego. Amanota agera kuri 7. Kuri 7 iyo Newcastle ni ya gatatu. Rero hagati ya Newcastle ya gatatu kugeza ku ikipe ya 7 harimo difference y'amanota 4. Ntabwo ari menshi n'imikino 2 gusa. Kandi kuva kuri ekipe ya mbere kuza ku ya gatanu zigomba kuzitabira Champions League. Kereka Tottenham cyangwa Man U imwe itwaye Europa League. Yego. Nibwo itavamo imwe ikajya muri Europa League. Abyumva? Yego. Ukumva rero umwanya ugikomeye Man City nigishaka gutakaza. Aho ngari za Man City, za Chelsea, za Aston Villa, za Nottingham, za Newcastle. Bose bari kurwanira iriya myanya 3 iri inyuma ya Arsenal. Wanda kakure twari tunyuze i Burayi ko twese twibanda kuri Arsenal cyane. Bijyanye ko twatuze ko tuzayigarukaho tuvuga muri Champions League ko bizaba bimeze kwa mbere. Uyu munsi muri Kivu Sport Update reka tugaruke nanone kuri matches zizabera hano kuri Stade Umuganda. Nabonye abareyo abenshi bamaze kugera hano abaperi ama stade mwizaberaho imache no Muganda izakinaho Rayon Sport na aperi equipe ziri gushaka igikombe. Imana dufashe imvura kuntu iri kuguma ejo tubabarire ejo dufashe muri weekend mu masaha ya match pe. Urabona ko match ya Sport na Marine yaguye mu mvura yawe kibakinye mu mvura umupira ni bamuyaza cyane ariko wenda ejo Imana dufashe ikirere kibe gisa neza. Turi umukino mwiza wa Rutsiro ari abantu bari bazi ko ngo Rutsiro ishobora kurekura. Bazi imisi nkurikirana Rutsiro ndeba n'imyitozo yayo nkurikirana nkubitamo icyumviro. Atera musati gahunda nayihari. Gahunda no gucira ubanza. Bati kipe inganya na Etincelle Kigali. Nkanganyiriza nayo Kigali. Ni gute nzakira mu rugo. Nanjye ko ngomba kuzamura performance yayo. Ifite na fan base. Kandi umugano wagatera nyine ugomba kubuza ikipe nka peri igikombe kugira ngo izina ryawe rizamuke witwa umutozo ukomeye. Rutsiro ikomeze igume muri big cyane. Kipe izamutse igahita ifata umwanya wa 4 muri champion. Ubukoze igikorwa gikomeye nk'umutozo. Komeza kugira icyizere n'andi mayikipe. Amakuru ufite na yanya se koko amakuru kuva ngiye rwose kugeza aho isakireka nibihinduka mu yandi masaha. Bose waje mu kiganiro. Naje mu kiganiro rwose bambwira ati ni 50-50. Igomba gucira ubanza. Ni imani zacu ubanza na Rutsiro ikeneye gukora aya manota kugira ngo ikomeze kwizera kuguma mu myanya ya mbere. Aperi yamaze guhagarika umutoza Darko bamaze kumuhagarika rwose. Match zatozwa n'abungiriza abatoza bari guhagarikwa cyane. Abatoza bari guhagarikwa ibintu birakomeye. Kuko Jarudi ntago waje kuri match ya Bugesera na Rutsiro. Habaye ikintu bita sakirire. Imeze ite? Ko igice cya mbere cyarangiye Bugesera ifite 2 ku busa. Ku busa bwa Rutsiro. Match irangira 4-2. 4 bya Rutsiro. Wabibonye gute ibyo bitego 4 byaje muri half time? Ibitego 4 ariko nago byari ibitego byiza. Bugesera ntacyo bayibye rwose ntacyo yashinje abasifuzi. Performance yayo n'akavura kari kugwamo gake naho aho bashoteraga none agakijyamo. Umuzamu nawe Bugesera nawe kandi n'umwana ukiri muto muremure birirwaga bashimagiza ariko nawe mbona aho bashotera kijyamo. Ipiga mbali. Bugesera nago nagifite abakinnyi babi. Bugesera yari ifitemo akadesordre cyane. Ese umutoza abana mwana kamarade arayikora kuri uyu mwanya iriho. Nanjye naje kwibaza ntise kamarade buri Bugesera uziko kamarade muri sezi yari ikipe ya gatatu agiyemo. Yego. Kiyovu, Viziyo. Tozo ugenda cyane. Durageze muri Bugesera. Azasozanya nayo.
cyangwa azabona byanze nawe asezera wa gatatu avuga ndayimanuye muri jone 6 tuzasezera utase ukwezi kumwe ntabwo ukwezi byoroshye. gatanu birarangirana urumva Yeah. rero turajya muri ayo makuru yose reka tubanze tunyure uko muri shampiyona bagomba kuzahura niturangiza tubone tugira icyo tuvuga kuri match zizabira mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Vision aka kanya bari gukina. Ikipe ya Vision yakiye Kiyovu Sport. Match yari baranganyije ikipe z'abanyamugi. Kiyovu yagombaga gutsinda iyi match igasa nk'iva muri rwa rubanza. Twayitwara yishizemo ariko n'agahinda karatwishe kuko ni ikipe nkunda. Yego. Kiyovu kava muri rwa rugamba rwo kutamanuka. Na Vision bakinye ku isaha 9 ntabwo nari nareba update aho zigeze. Wena twasozana nitujya gusoza ndaba ndebye uko bimeze. Uko nababwira aho bigeze ibya Vision ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukino uragukomeye cyane wabaye utangiye ku isaha 9 kuri Kigali Pere. Ikipe ya Vision nayo iri kureba ko yakongera amanota kuko nayo urebye iziri imbere ntabwo zirusha amanota menshi cyane ariko wenda nk'ikipe ya Bugesera irusha Vision amanota 4 bakurikirana. Musanze kaza aho ngaho irusha Muhazi kaza aho ngaho irusha amanota 6. Muhazi ya 14 irusha Vision amanota 6. Baraho ngaho rero kumva ni imikino ibiri muri game 6 zisigaye ibintu birakomeye na Vision nayo iracyafite icyizere yuko yaguma mu cyiciro cya mbere. Uno mukino uri kuba kuri uyu munsi ku munsi w'ejo ikipe AS do Kigali izakira Mukura Victory Sport. No mukino ntavuga ibintu byinshi kuko ariko urebye hano bijyanye nuko Mukura isigaye yitwara ku ma equipe makuru muri uyu mwaka nkeka ko Mukura ishobora kuzitwara neza imbere ya Kigali kuri Kigali Pere. Njya Kigali izatsinda Mukura akareka Kigali se wavuga ngo izabiri mu rugo kubahe bafana se nta kibazo sabafana Mukura ndayize ubu ngubu imbaraga zayo ziri mu gikombe cy'amahoro ariko zikari byo ndashobora gushoboka kandi tekeye ko mu cyumweru gitaha bagomba gukina igikombe cy'amahoro abantu bakora amapari ako kantu bagomba kugatekereza icyumweru gitaha bagomba gukina igikombe cy'amahoro bagomba kugatekerezaho Mukura ntabwo igomba kwivuna kuko n'ubundi iri mu myanya myiza ya shampiyona igomba kugira intumbero y'igikombe cy'amahoro kandi bishoboka yego sibyo kuko match yabona Rayon Sports ko yasubiwemo banganya igitego kimwe kuri kimwe kandi bafite confidence yuko muri shampiyona bayitsindiye Kigali. Bugesera izakira ikipe ya Marine ku munsi w'ejo ku mutoza mushya banamwana Kamarade. Bugesera imaze imyaka 2 idatsindira ku kibuga cyayo ariko Kamarade ngafite ukuntu ategura ariko Bugesera ifite ukuntu itsinda Marine. Yego ni umukiriya cyane ni umukiriya cyane reka turebe ngo batoza bindi bya Gasogi na Etenseri uko bahuye Etenseri bikubita abatoza babasigire ngo igihe ikipe bayikora mu menyo ya Rubamba reka turebe Marine nayo itari ahantu heza Marine ifite 27 Bugesera ifite 28 ubwo Bugesera ni match imwe gusa Bugesera iramutse itsinze ahita yifata kandi Marine mu mwenda bitego byinshi cyane kubona Kiyovu yatsinze nayo ikahita igira 30 cyangwa ikagira 28 Marine iraho ukubyumva Musanze izaba yakiye ikipe ya Muhazi Musanze ifite 26 Muhazi ifite 20 Muhazi ni ifite 26 Muhazi akusko bikomeye zose zahita zinganya na Marine amanota Marine ikeneye gukora izi match byibuze 3 uri kumva kugira ngo irebe ko yakwizera kuguma mu cyiciro cya mbere kuko no kuvuga ngo uri kumva Jarudi ikipe ya Muhazi ifite 26 iri mu mwenda bitego 4 Marine ifite 27 iri mu mwenda bitego 8 Kiyovu iri mu mwenda 16 Gasogi iri mu mwenda 5 Musanze nta mwenda nta n'igitego izigamye ifite 27 urumva ko baramutse banganyije uyu mukino Marine gatsindwa na Bugesera Marine urumva ko yakongera gasubira kuri wa mwanya 10 na kangahe na 5 ukubyumva neza kumva ko Marine ikeneye iki ikeneye gukora amanota 3 muri izi match zose zisigaye ikeneye gukora amanota 3 bamwe bajyaga biringira ngo muri retour ngo tuba dukomeye ikipe ya Gorira hano ku munsi wa gatandatu tuzasozwa na Rutsiro yakira APR n'umukino twari turiho ku stade Umuganda Rutsiro yifatiye umwanya wayo wa 4 yifitiye amanota 37 AS Kigali irusha amanota 3 Rutsiro zigamye 2 ya gatatu Rutsiro zigamye 7 AS Kigali zigamye 3 AS Kigali takaje Rutsiro gatsinda Rutsiro afata umwanya wa gatatu cyane ubwo rero Mukura iramutse itsinze nayo yajya imbere yazo na Polisi itsinze yajya imbere yazo urumva
niwo mukino uzarangiza umunsi wa gatandatu ku cyumweru ikipe ya Gorilla izakira Polisi saa 7 zuzuye kuri Kigali Peri. Gorilla izakira Polisi mukino mwiza Polisi itagitsinda Gorilla reka Gorilla komeye urumva Gorilla ifite 33 Polisi 36 Polisi zigamye ibitego 10 Gorilla zigamye 3 Gorilla iri ku mwanya wa kangahe wa 7 nigeze Polisi ikabiri ku mwanya wa 5 kwari giye ari muri Big 4 ariko yagiye isokamo gake igeze ku mwanya wa 7. Gasogi United izakira Amagaju saa 9 n'igice kuri Kigali Peri. Aya manota Gasogi yakeneye. Impamvu Gasogi ikeneye amanota uri kuyumva neza Jaru? Gasogi ifite amanota 27 iri mu mwenda w'ibitego 5. Urumva ko Marine yatsinze, Kiyovu yatsinze cyayikanganya na Musanze. Gasogi itiza muri Dutch. Gasogi itijya kuri 15. Muhazi yatsinze, Gasogi itijya kuri 15. Gasogi igomba gutsinda iyi match n'ibishaka. Muhazi nitsinda Marine gatsinda. Kiyovu ikaba yatsinze cyangwa yanganyije. Bugesera yatsinze, Gasogi risanga kuri 15 nayo. Amagaju afite 29 ku mwanya wa 9. Ahubwo kigaragara nubwo twe twibanda ku bazatwara ibikombe no mu bamanuka hari imishaka rikomeye cyane ahubwo izi match za ama equipe yegeranye kujya tuzirebera Kigali. Gasogi ya manota igomba kuyashaka kwibi ni cyiza. Gasogi igomba kuyashaka. Ku cyumweru rero match y'ishiraniro derby y'abafana Etincelle FC Rayon Sport. Murera kabisa. Charudi na Murera yawe. Natangiye kubona imodoka z'abarezi cyara mu mujyi. Muri matchare baraje bafata amajezi bajya mu bwato bajya gufotora mu kiyaga bavuga ati twahageze match ya Marine. Sinzi uyu mwaka gacya nako muri retour rero muri phase ari twibukiranye ko Rayon Sport yatsinze Etincelle igitego kimwe ku busa. Etincelle bayishwa ni igitego bivuga ko yibwe. Etincelle yavuze ati rero twege ntaseze igidupfira ubusa kuri Rayon Sport kandi kuri tuba tugomba kwibonamo amanota 3. Interview na captain Papi waramwumvise. Papi yaramwumvise yavuze ati tugomba gutanga ubutabera. Yaravuze ati match zose ni finale kuri twebwe. Dukeneye amanota natwe ariko tuzatsinda rero. Tuzatsinda rero. Abareba ati natwe rero ariko abareba bakaba bafite ubwoba. Ku mutoza w'umusigiye ntago babura kugira ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero ikipe ya Etincelle ikintu cya mbere yahinduye urabona kuri match yahuje Etincelle n'ikipe ya Marine habayemo kwibwa amafaranga mu kintu cyo kwinjiza. Etincelle yarekamye miliyoni 4 ko yibwe. Ubu rero Etincelle ishiriye akanyenyeri kayo. Ubu ngubu ntabwo ari akanyenyeri bari bamenyereye. Numvikane neza abantu bazajya kugura amatike kwinjira kuri match ya Rayon Sport. Abantu ba Etincelle babifate babishire hanze yakirikare bagashizeho kuva ku munsi wo kwa gatatu. Nubwo bashizeho akanyenyeri sindamenya ngo nakaye natwe tugomba kubaza Basur nukubaza katubwira uko bimeze. Icyo kintu ni cyiza ariko twumvikane Etincelle abanishira ku muryango ikintu muranyivuga nubundi nasanze kuri match ya Etincelle na Kiyovu hari abakinnyi ba Etincelle banze ko binjira abantu bashyira ku muryango abantu nasanze Ndonga Jido w'umudefenseur n'umukinnyi bita Bilali abantu ba Etincelle bari banze ko binjira sinzi niba ari Bilali kuri match ya Kiyovu kubera ko batari babazi ntabwo babazi bazana abantu mushyira abantu b'abanyamupira ku muryango b'inyangamugayo mwizeye baranishyuza neza amafaranga akabonekera mu buryo buri muntu wese abafite umuntu uje kuri stade abantu bose baba batandukanye. Kuri stade haza abatoza haza abakinnyi haza abana bari kuzamuka haza abasirikare haza abapolisi haza abafana. Buri muntu wese n'icyiciro cye abafite uburyo agomba kwinjiramo muri stade. Sibyo? Niba umuntu ari umutoza akakwereka lisanse yiwe it's okay. Niba ari umukinnyi akakwereka lisanse yiwe it's okay. Kireka niba mwarashize amategeko yuko abo bantu batemerewe kwinjira muri stade byo ntago mbizi ariko nzi ko nta hantu mu Rwanda bitemewe. Sibyo? Tujye twubahana. Ngiye rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa Jarudi ko mbabwira nabi nabo bariyizi turi ku muryango kumva namwe ngo jya gucangira kuri kane ngo niyo ngo ari gucanga abakinnyi ngiye sindi umukinnyi ntago ndi umukinnyi ngewe cyunyohereza kuri kane ku bakinnyi kandi hari nagwa aca abakinnyi bose hari haca abana bo mu masantre nibo baca kuri kane kugira ngo batinjirira hahandi ari kwinjirirwa amatike bitabakavuye mubwira abatoza ati mujye kuri kane mwinjiza abana banyu basanga byateje urusaku. Ese mwashize isaha mugahereza abatoza mukababwira ati saa 7 n'igice tuzaba dutangiye kwinjiza abana
bakaza kare bakava mu nzira saa 8 bikabivuye mu nzira hagakurikiraho amatike si byoroshye Jarudi cyane biroroshye nitukagiye dushaka ibindi bintu kubimanaginga ese ko Marine ikina na Rayon Sport neza Jarudi Marine ikina na Rayon Sport nageze kuri stade saa 8:57 match abura iminota ingahe 3 ninje mu masegonda 10 nase Marine nuko itazi organization baba bikoze neza na bacami mufate Rutsiro bafata bira byuma by'amatike babyegeze hamwe no ku muhanda duhere kuri 3 abantu bareke kwegera aho binjirira umuntu agera injira aciye kuri ibyo byuma bashiramo espace nini ugibona kuri peri bashiramo espace umuntu ajya kujya kuri parking ni uhera kugira ngo ugere kuri portail kugira ngo umutekano ube mwiza wo uraza abantu bakarwanira imbere y'umuryango ugasanga n'uwishyuye bari kujya guskana tike abyigana ngo n'abakinnyi cyangwa se n'abapolisi yaw bategura ibintu byabo babyuke kare basi babishyire mu buryo ibyo nibyo bintu dushaka Etincelle ni yacu ngo twumva ko yakwibwa bakuri ibintu amafaranga arakenewe n'amanota arakenewe kandi kuri Rayon Sport gutwara igikombe bitegeka abantu bazaba ari benshi abantu ni benshi barakubwira ati abagiye ingoma turakubakane mu karere ka Rubavu bamanutse baravuga ati batangiye kumanuka uyu munsi weekend turayitangira Igisenyi ije tujye gufana Rutsiro niko bari kukubwira yego Rutsiro je itege kubona abafana benshi cyane hajya muri are babonye miliyoni 10 ni Etincelle yabonye miliyoni 10 kuri match na APR banganye 0-0 Etincelle yabonye miliyoni 10 Rutsiro ibona 7 gutyo urikumva rero aya ibintu byabaye kuri derby nibyongere kuba bijye mu buryo ubone mu kintu twiteze Etincelle kaba yiteguye Etincelle aravuga ngo amakuru arimo bakaniye nta mukinnyi usispande bose barahari Ayman ari tayari aravuga ati nasusuye APR nca gususura na Rayon Sport nka confirma season itaha ndabona mugenzi Bienveni umushiti wawe mu Budage yumiwe yavuze ati uyu mwana ntagaba uyu mwana this is your talent niko avuga ati dore umwana ibitega atsinda dore umwana w'Irubavu kuki baba beshe k'Irubavu natarazihari uyu mwana murabona abigiza nkane Ayman umwana wasinyishijwe na Etincelle azamu wavuye muri junior afite ibitego 4 abataka baguzwa ama miliyoni wabuze umutoza wazamuye Ayman rero muri centre yanyuze muri centre hafi ya zose hano yanyuze muri Tiger kwa Marte anyura muri Scandinavia itozwa na Rajabu yego anyura muri Nirisarike anyura muri Junior Etincelle urumva ko urukumva nyine ni yamano babatoza bagendaga barwanira ntabwo yanyuragamo kuko ari ubundiscipline bw'umwana wimutse ahubwo niwe mutoza wabonye ko umwana ari mwiza akamukurura akamujyana handi ariko ni umwana warusanzwe ufite iki afite tana imana ntago ari kuvuga ngo hari uwamuzamuye uwo tujya kuvuga wamuzamuye ni Rajabu wamukuye muri junior aramushira muri senior niwe wabonye ni Bekeni na Rajabu nibo bakoze Bekeni na Rajabu nibo bakoze ikintu cyo kumukora muri junior agaragara ko impano zigihari ahubwo hakenewe ko nyine izo juniors ko turanashimira wenda muri iyi myaka turanashimira muri iyi myaka 2 Etincelle yaragerageje yego kuzamura impano cyane kurabona uramu petit pass wo muzamu urabona pass wo kwa Bola mu bana bazamutse vuba mu myaka itarenze 3 Sajati yo kwa bagoye mutoya arano Ayman hari undi bitanserme urabona Etincelle nyine yaragerageje kuzamura abana kandi gireba mu deuxième division cyane buse ntitwaba dusoreje ahangaha reka tuvuge nyine kuri uko bihagaze muri championnat kuri championnat uko bihagaze table Rayon Sport nyine iracyayoboye n'amanota 50 irusha APR inota rimwe muri weekend bashobora kuva hano Igisenyi cyangwa aya manota ndi kubona harimo akantu yari yongera cyangwa mo yagabanyuke cyangwa umwe asimbura undi ntago biraza kugira ngo bizasubira i Kigali ya manota ari kimwe cya kinyuranye cyarimo nta kinyuranye cyarimo ndi kubonamo ntacyo ikintu cyari turi kukibona nta kinyuranye kino tarimo kirimo urumva ayizwe rero ni ya 340 bayirusha 9 yo ibintu by'igikombe ntago bibonamo na Rutsiro barusha 10 nangahe 13 12 izo nizo nyine za mbere enye za nyuma rero ntago ari enye za nyuma biracyakomeye no guhera ku ikipe ya cyenda ifite 27 burangiye niyo mero iya cyenda kuza ku ikipe ya 15 zitubwira uko zitondekanye twumve icyenda hari ikipe ya Musanze ifite 27
ro ifite umwenda w'ibitego ikipe Musanze nta mwenda nta n'igitego isigama iri ku mwanya wa 9 ifite 27 Gasogi ku mwanya Musanze iri ku mwanya wa 10 umwanya wa 9 ndawubona w'amagaju turi ku mwanya wa 10 kugeza kwa 15 yego na 5 na 16 ikipe ya Musanze ku mwanya wa 10 n'amanota 27 nta mwenda nta n'igitego isigama yego 11 hari ikipe ya Gasogi 27 iri mu mwenda w'ibitego 5 ibitego byinshi cyane bishaka kuzabakora pe 12 Marine 27 umwenda w'ibitego 8 ariko ibitego Marine kakure unyibukije yabitsindiwe Marine yariye bine bya Vision urabyibuka Kigali amakosa barakoze Marine irya bine bya Bugesera urabyibuka ugenda ubwo mwaka apere yabatsinze bike apere yabatsinze bike muri match apere sigaje izahura na Marine cyangwa ntago bazahura mu match ya Marine irimo match Marine na apere irimo sure irimo Kigali birakomeye se muri fazare cyagiye byabaye ibibazo aha ngaho urabyibuka batsinze Marine apere atsinze ku munota wa nyuma 13 nakubwiye ko ariho Marine 12 na 27 n'umwenda w'ibitego 8 13 ni Kiyovu iri gukina akakanya sindamenya resulta zayo yego iri 27 n'umwenda w'ibitego 18 15 Kiyovu Muhazi 14 26 n'umwenda w'ibitego 4 15 ni Bugesera 28 n'umwenda w'ibitego 2 yanyuma ni Vision na 20 n'umwenda w'ibitego 15 urumva ko gwera ku ikipe ya 15 kugeza ku ikipe ya 10 barotanga inota rimwe nuvuga ngo nta urizera kuguma mu kipe hari 3 gusa kuri Bugesera 15 ku ya 14 harimo rimwe nta urizera birakomeye cyane kakurereka dusoroza ahangaha tuzasubire ku munsi w'ejo turimo gustreaminga match ya APR na Rutsiro abazaba batari hafi nyine ubwo bazakurikirana kuri Jarut Cares bakurikirane uko umukino uzaba umeze yego niba ngombwa nibishoboka tuzagerageza no gufata ama interview mbere cyangwa nyuma ya match kakurereka mushimire cyane nyuma dusoreza ahangaha Kivu update zagaruka abaterankunga ni bandi still urakoze kunyibutsa harimo Jana Auto Paint ku kintu cyose kijyanye n'amarangi imodoka finissage amazu amavaze abantu bakora amacupa nabonye imitako y'amacupa isigaye hari no mu hoteli no mu ngo z'abantu ayo marangi yose barafite ubabazaniye n'amakaro nibyo bita aya mabuye basiga ku nkuta urabona nko kuri rukuta kakure ubujana tarabifite hari n'ibindi bikoresho yazanye birwanya imidite ibintu bimeze nka mastike basigana ari imidite kandi biba bikoreye na finissage kabisa ku buryo tubona ko imidite yagiye kandi n'ubundi ubwiza bw'inzu uracyagaragara hanyuma muri Kivu Lens uramutse ufite ubukwe proposal ibirori bigiye bitandukanye inama anniversaire ukeneye amafoto meza Kivu Lens no tukurangiye ndumva abaterankunga rabo twasoreza hanga kakule bakoze kuza kandi reka twizere ko tuzaturi kumwe ku munsi wo kuwa mbere sign up Imana ibarinde.